ati umutima wanjye wabuze umunezero nta mahoro kandi mfite urukundo rwanjye rubi inyenyeri yose y'ikirundo yansutseho mbaho kubera ubukana yitwaza ko ntabyo yabonye byatangiye ampagarika ndi hafi kurambagiza none ubu bingeze mu ijosi ndagaruka nubwo ndwaye cyangwa naba mfite ikibazo aya nta kibazo mfite wana ushaka buri kimwe cyose ntunze ndumiwe kandi ndarushye nimumubona mumubwire ko nkimukunda ndacyamukunda bado namupenda ati ndacyamukunda Diamond nabaye ikirangirire igihe kinini nikundira ibirori by'umuhorirane reba niba bica guceceka njyewe ndimo gutwika ijwi rye agasuku nuko rinkurura nyuma n'inyuma birankurura nalikumbuka tujina ameumiza mutima gusa nibutse izina rye binshengura umutima ati mbaho kubera ubukana yitwaza ko ntabyo yabonye byatangiye ubwo yampagaritse ngitangira kurambagiza ati none kuri ubu bingeze mu ijosi ndagaruka nubwo ndwaye ati cyangwa mfite ikibazo atariko nta kibazo mfite wana ashaka kimwe cyose ntunze ndumiwe kandi ndarushye ati nimumubona mumubwire ko nkimukunda mumubwire ndamukunda mwebwe mumubwire namupenda sana ndamukunda cyane. Alright. Diamond Platnumz akubwira ngo namupenda sana. Nizere ko mwese yabashimishije cyane. Nizere ko aho muri hose mwakomeje kunogerwa n'ibihe byiza twagiranye tubasobanurira iyi ndirimbo nziza cyane. Kama Diamond ukimubona mwambie ni bado namupenda. Asanteni sana, shukrani kabisa. Tutaonana siku nyingine. Kwaherini.